The Rwandese. Umuhanzi wo muri Uganda witwa Tracy Milembe wamamaye nka Tracy Melon yahishuye ko akunda umuhanzi witwa Element, yemeza ko kandi yamutwaye uruhu n'uruhande kubera imiterere y'uyu muhanzi Element n'uburyo rero yitwara muri rusange. Ibi ngibi rero uyu muhanzi akaba yarabitangaje, uyu mukobwa rero yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye na Galaxy FM radio y'iwabo muri Uganda. Ubwo rero yari abajijwe rero n'umunyamakuru amubaza rero ni umusore yaba yarihebeye, avuga ko rero yihebeye cyangwa se yakunze umusore witwa Element hano mu Rwanda. Ndetse rero uyu mukobwa witwa Tracy akaba rero yakomeje kugenda atangaza ko mu by'ukuri Element ari umusore utuje cyane, ndetse umusore ufite ubwiza, ndetse utuje mu buryo budasanzwe. Rero akomeza avuga ko yigeze guhura na Element ndetse agatangaza ko yamukunze mu buryo budasanzwe. Ni mu gihe kandi uyu muhanzi Element nubwo abakobwa bakomeje kugenda bamwiyumvamo ndetse banamukunda ku buryo buhambaye cyane, byaje kugaragarira kuri stage ku rubyiniro ubwo ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hara muri Texas mu gikorwa cyiswe rero Rwanda Convention 2025. uyu muhanzi rero Element akaba yarataramiye abanyarwanda ndetse n'abafana be muri rusange. Ikindi gitaramo rero cyaranzwe n'udushya twinshi cyane, byinshi rero byaranze iki gitaramo twaje kubibagezaho mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki. Nimukeneye kubireba uze kumanuka gatoya urebe ikiganiro twabanje, ubashe gukurikirana uburyo iki gitaramo cyagenze, cyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Ni mu gihe kandi ibikomeje kugenda bigaragara mu muziki nyarwanda bikomeje kugenda bitungura benshi. Bamwe mu banyarwanda bakomeje kugenda bakora ingendo zigiye zitandukanye, dore ko n'umuhanzi Kevin Kade yari hara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'umuhanzi The Ben bakaba bamwe mu bahanzi bataramiye abanyarwanda hara muri kiriya gitaramo, ndetse mu gikorwa cya Rwanda Convention 2025. ni igikorwa rero cyabaye ku munsi w'ejo. Hari byinshi rero byagiye bihatangarizwa, ndetse rero kugeza amagingo ngaya nuko rero umuziki muri rusange, ikintu umuntu yavuga nuko umuziki nyarwanda umajije gufata urwego rukomeye cyane. Abanyarwanda b'abahanzi bakomeje kugenda baguka mu muziki, ndetse rero haba mu mafaranga ndetse no mu bindi bigiye bitandukanye. Umuziki w'u Rwanda umaze kugenda uhabwa agaciro ku buryo buhambaye cyane, aho rero ibi ngibi ari ibintu byiza cyane. Ni amakuru yagezweho kuri iyi saha, ni isaha rero n'amakuru, buri saha n'amakuru n'ahandi ushobora kuyasanga ni hano kuri The Hot Life. Tugushimira cyane wowe tugenda tubana. Nimba waramaze gukanda subscribe ndagushimiye cyane byimazeyo. Niba utari wakanda subscribe yikande, tujye tubasha kubana makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubategurira buri munsi. Ndagushimiye cyane, ukomeze ugire ibihe byiza, ubane n'Imana.